Nongeye kubasuhuza nanabihanganisha muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu ruhererekane rw'ibikubiye mu nyandiko yateguwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Muri iki gihe cy'icyumweru cy'icyunamo kuri Primo Media Rwanda tugiye kujya tubagezaho itariki ku yindi kuva ku itariki ya 7 Mata 1994 kugeza ku itariki ya 13 Mata 1994 bimwe mu byaranze umugambi wo gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi no kuyishyira mu bikorwa. Duhere ku itariki ya 7 Mata 1994. Mbibutse ko ibikubiye muri iki kiganiro twabisomye mu nyandiko ya Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Ni inyandiko yiswe itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ku itariki ya 7 Mata 1994 habaye itangizwa rya Jenoside henshi mu gihugu. Ni ikimenyetso ko leta yari yarateguye umugambi wo kumaraho Abatutsi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyiriye 7 Mata 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana, nibwo interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana batangiye gushyira amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali no kwica Abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho ni ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura Abatutsi bari bahungiye muri Stade Amahoro i Remera. Hafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR. Uwo mugambi waje kuburizwamo n'imirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bituma benshi mu Batutsi n'abandi bari muri Stade Amahoro barokoka. Mu bari bahahungiye bakarokorwa na FPR Inkotanyi harimo umuzungu w'umubirigi witwa François Verité, wari impuguke mu bijyanye n'imiyoborere akorera isuzuma imishinga y'u Rwanda rwaterwagamo inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abaparakomando wabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica Abatutsi n'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bari batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa mu Kajagari. Tariki ya 7 Mata 1994 kandi nibwo Abatutsi bagera kuri 17 biganjemo abapadiri n'ababikira biciwe mu kigo cy'abayezuite cya Centre Christus i Remera. Mu bishwe harimo padiri w'umuyezuiti Chrysologue Mahame w'imyaka 67 wayoboraga icyo kigo, akaba yari no mu bashinze umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu no kwimakaza amahoro witwaga Association de Volontaires pour la Paix. Abo bose bishwe n'abasirikare ba leta barimo barindaga umukuru w'igihugu n'abaparakomando b'i Kanombe bafatanyije n'interahamwe. Mu mugambi wo kwikiza abanyapolitike batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana batari bashyigikiye umugambi wa Jenoside, ku itariki ya 7 Mata 1994 ku ikubitiro hishwe Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana Agathe n'abasirikari 10 b'ababirigi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye bari bashinzwe umutekano. Bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari bayobowe na Major Bernard Ntoyahaga wahamijwe icyo cyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira imyaka 20 y'igifungo mu 2007. Igihano kuri ubu yarakirangije yoherezwa mu Rwanda niho atuye. Abandi bishwe ni Perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, ba Ministre Frederico Nzamurambaho wari na Perezida w'ishyaka PSD, Maître Felicien Ngango wari Vice Perezida PSD n'umugore we Odeta ubona benshi, Faustin Rucogoza wari Minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishyaka rya MDR na Randwari Ndasingwa wo mu ishyaka PL bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga Perezida Habyarimana. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye ya mbere mu kwamagana icwa ry'Abatutsi n'abanyapolitike b'Abahutu batari bashyigikiye Jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika Jenoside. Guhera ku itariki ya 6 Mata 1994 mu ijoro, Radio Rwanda na Radio RTLM byacishaga itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Bagosora Theoneste wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo mu izina rya Minisitiri w'Ingabo ryemezaga urupfu rw'umukuru w'igihugu Perezida Juvenal Habyarimana, rigasaba abaturage kuguma mu rugo hagamijwe gushyiraho uburyo bwo kwica Abatutsi bose hatagize uhunga. Muri ako kanya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyane cyane ku Kacyiru na Kimihurura, interahamwe zahise zishinga za bariyeri zitangira kwica Abatutsi. Ni nako kandi ubwicanyi bwakwiriye hirya no hino mu Rwanda, Abatutsi baricwa. Ubwicanyi bwabaga buyobowe na ba burugumesitiri n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze. Ku ikubitiro ubwicanyi bwahise butangira muri komine Giciye muri Perefegitura ya Gisenyi ahiciwe Abatutsi benshi barimo n'umugore wa Bwana Bazivamo Christophe wakoraga mu mushinga w'ubuhinzi muri ako gace. Muri komine Bicumbi muri Perefegitura ya Kigali, Burugumesitiri Juvenal Rugambara rahise atangira gushyira mu bikorwa umugambi wo kwica Abatutsi.
uyu burugumesitiri yemereye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ko we ubwe yishe abatutsi bagera ku 100 akaba ari hamwe n'icyo cyaha. Ku itariki ya 7 Mata mu 1994 kwica abatutsi byakomereje i Nyamata mu Bugesera n'Isake muri perefegitura ya Kibungo, mu yahoze ari komine Runda muri perefegitura ya Gitarama mu karere ka Kamonyi, naho ubwicanyi bwatangiye ku itariki ya 7 Mata mu 1994. Abatutsi baho biciwe mu duce twa Biharabuge, kuri Nyabarongo ahitwa Ruramba, ku Isenga, ku kiraro cya Ruriba, mu Gasharara ku Idongo, kuri sitasiyo ya Runda, kuri bariyeri ya Bishenyi, ndetse hari n'abajugunywe mu mugezi wa Cyabariza. Irunda hakomoka abakoze jenoside b'ibirangirire ari nabo batangije jenoside Irunda, barimo Kamana Claver wari rwiyemezamirimo w'umwubatsi, Uwimana Pelage wari umwarimu, na Ndayambaje Sixbert wari burugumesitiri wa Runda. Kuri uyu munsi w'itariki ya 7 Mata mu 1994 kandi mu cyahoze ari komine Kayenzi ho muri Gitarama, abatutsi biciwe ahitwa Cocobeka n'ahitwa Intwari kuri Nyabarongo, kuri ubu ni mu karere ka Kamonyi. Muri komini Gisuma muri perefegitura ya Cyangugu naho abajandarume batangiye kwica abatutsi, kimwe no muri Nyaruguru ahitwa Ruramba muri perefegitura ya Gikongoro. Muri komini Muko muri perefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe, abicanyi bagera ku 100 bayobowe n'umukuru wa polisi ya komine afatanyije na burugumesitiri Kayihura Albert bishe abatutsi 7 bari bahungiye kuri paruwasi ya Mushubi, barimo umukozi wari ushinzwe imari ya komine Michel Gacenderi n'umuryango. Mu mujyi wa Gisenyi, Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga ikigo cya gisirikare mu karere ka Gisenyi yahise akoresha inama interahamwe, impuzamugambi, abasirikare n'abajandarume, hafatwa icyemezo cyo gushyiraho bariyeri hose mu mujyi no kwica icyitwa umututsi cyose. Abishwe babasangaga mu ngo zabo, imodoka zitwara imirambo zikajya kubajugunya mu byobo byari byateguwe mu irimbi rya Gisenyi. Abicanyi bahimbye Komine Rouge. Ubwicanyi bwahise butangira ku Nyundo bukomeza ku minsi yakurikiyeho. Abatutsi barenga 800 biganjemo abana n'abagore bari bahungiye kuri paruwase Gatolika ya Nyundo baricwa, harokorwa mbarwa. Ubwo bwicanyi nabwo bwateguwe kandi buyoborwa na Colonel Anatole Nsengiyumva. Ku mugoroba w'itariki ya 7 Mata mu 1994 nanone abatutsi bagera kuri 50 biciwe mu seminari nto ya Nyundo, naho abagera ku 150 bicirwa muri paruwase Gatolika ya Busasamana muri diocese ya Nyundo. Kuri uwo munsi kandi ahitwa Kabasheja mu murenge wa Rugerero muri Gisenyi hiciwe abatutsi bari bakuwe n'interahamwe muri komine Rubavu, naho abandi bicirwa muri Centre Saint Pierre mu nzu y'abakobwa ba Musenyeri mu yahoze ari Rwandex ya Gisenyi, ku kiliziya cya paruwasi Stella Maris no kuri komine Rouge mu mujyi wa Gisenyi. Ubwicanyi bwarakomeje muri Mutura na Rwerere, Imudende no mu Bigogwe, bicwa n'abasirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe cyayoborwaga na Lieutenant Colonel Alphonse Nzungizi. Ku itariki ya 7 Mata mu 1994 kandi habaye inama yo gutangiza jenoside ibera kwa Nzirorera Joseph wari umunyamabanga mukuru wa MRND ku rwego rw'igihugu, aha ni muri komine Mukingo. Yitabiriwe na Colonel Ephraim Setako, Harerimana Emmanuel wari burugumesitiri wa komine Mukingo, Colonel Augustin Bizimungu, Kazimiri Bizimungu, Jean Baptiste Nyabusore, Esdras Baheza, Jonathan Bambonye, Jean Damascene Niyoyita, Dominique Gatsimbanyi wari burugumesitiri wa komine Nkuri, Asiel Ndisetse na Lazaro Ndangiza. Interahamwe zagumye hanze zitegereje ikiva muri iyo nama. Iyo nama yafashe icyemezo ko abatutsi bicwa bitarenze mu gitondo cyaho. Hemejwe kandi ko hazatangwa imbunda hakanashyirwaho za bariyeri ahantu hatandukanye. Colonel Bizimungu yashinzwe gushyira mu bikorwa icyo cyemezo. Nyuma y'inama yatanze imbunda aziha abari bakonseye, nabo baziha abaturage n'abakuru b'interahamwe barimo burugumesitiri Juvenal Kajerijeri na Baheza Isdras. Abatutsi bahungiye mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Isayi Busogo barishwe bose. Abapolisi n'interahamwe bajya kwica abatutsi bagera kuri 43 bari bahungiye kuri paruwasi ya Busogo. Kuri iyo tariki ya 7 Mata mu 1994 mu masaha 9 abatutsi bose bari bamaze kwicwa, ku buryo iminsi yakurikiye interahamwe ziyise amahindure, umutwe w'abicanyi wo muri komine Mukingo bagiye kwica ahandi muri perefegitura ya Ruhengeri. Ni muri urwo rwego zagiye kwica abatutsi bari bahungiye ku rukiko rw'ubujurire mu mujyi wa Ruhengeri, Nyabihu, Musumba na Nyakinama. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye mu Bugarama muri perefegitura ya Cyangugu, kuri ubu ni mu karere ka Rusizi, aho babakuraga mu ngo zabo bagahita babica bakabaroha mu mugezi wa Rusizi, uwaruhwa n'uwarubyiru. N'ubwicanyi bwari buyobowe na Yusufu Munyakazi na diregiteri w'uruganda rwa Simerwa Marcel Sebatware wahungiye mu gihugu cy'Ububirigi, akaba yaranabonye ubwene igihugu bwacyo. Hishwe kandi abatutsi igikunda mvura muri perefegitura ya Cyangugu mu karere ka Rusizi, muri centre ya Kivuruga mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Musasa ahari muri perefegitura ya Kigali Ngari, no mu nkengero zayo Umuhondo mu karere ka Gakenke, ku biro bya komine Tare muri Kigali Ngari, ku bitaro bya Nemba no muri centre ya Gakenke. Kuri uyu munsi kandi mu 1994 hishwe abatutsi ikananira muri Nkungu ni muri Cyangugu. Abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'Abadventiste rwa Hesha mu murenge wa Mukamira, bari bavangwa muri segiteri Nanga muri perefegitura ya Ruhengeri, ubu ni mu karere ka Nyabihu.
abatutsi bari bahungiye mu rusengero rw'abadivantisite rwa Gisizi mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Mukamira, abari bahungiye muri kiliziya ya Rambura mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu, abari bahungiye mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe muri perefegitura ya Gisenyi, ndetse n'abari bahungiye kuri segiteri ya Byahi muri perefegitura ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu. Naha dusoreje ibyaranze itariki ya 7 Mata mu 1994, mbibutsa ko ibyo mwumvise muri iki kiganiro twabikuye mu nyandiko ya Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ifite umutwe ugira uti itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Tariki ya 8 Mata mu 1994 nabwo Jenoside yakorewe Abatutsi yarakomeje. Ku munsi w'ejo tuzongera twumva ibyaranze iyo tariki mu 1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.